Inshuti bakunzi ba Impamba TV, uyu ni wa mwanya twateguye kujya tubasesengura amwe mu makuru agezweho cyangwa se yagiye asohoka mu binyamakuru bitandukanye, kugira ngo natwe tugireho ubusesenguzi cyangwa se twumve n'icyo n'abandi babivuzeho. Aka kanya rero inkuru igezweho iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mbuga zitandukanye za internet, ni inkuru ijyanye n'intambara y'amagambo ikomeje hagati y'abanyamakuru bo kuri TV10 na Radio 10 ndetse na Radio 1. Ubwo rero intandaro yayo ni nyuma aho Amavubi yagiriye muri CHAN muri Cameroon, hagenda haba intego ku bantu batandukanye, yaba aho ari umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadat ndetse na KNC umuyobozi wa Radio 1. Noneho nyuma abanyamakuru ba TV10 na Radio 10 nabo bagira icyo bivugaho, noneho ahita avuka uwo mwuka mubi. Reka wenda duhere ku nkuru turi kubona hano ku kinyamakuru igihe.com uko cyabisobanuye. Inkuru y'umutwe w'amagambo y'inkuru yavuga iti intambara y'amagambo hagati y'abanyamakuru ba Radio 10 na Radio 1, ikaba yasohotse kuri wa gatanu tariki 22 Mutarama umwaka wa 2021. Gucyurirana no gusebanya ni bimwe mu bikomeje kuranga intambara y'amagambo ikomeje kuranga abanyamakuru ba Radio 10 na Radio 1. Intandaro ikaba ari intego y'amafaranga yashyiriweho ikipe y'igihugu Amavubi iri gukina CHAN 2020 muri Cameroon. Birashoboka ko hari waba atarabise iyi nkuru, ariko intambara y'amagambo ikomeje gufata indi ntera umunsi ku wundi kuva wa kabiri w'iki cyumweru. Byatangiriye kuri Munyakazi Sadat. Uyu Munyakazi Sadat yahoze ari umuyobozi wa Rayon Sport, nyuma aza kuvaho habaye guterana none amagambo, ariko biba ngombwa ko avaho yegujwe. Mu cyumweru gishize wahoze ari perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat yatangaje ko Amavubi natsinda Uganda mu mukino wabaye ku wa mbere, buri mukinnyi azamuha agahimbazamusyi k'amadolari 100, hafi mu 99. Uyu mukino warangiye ari ubusa ku busa, bityo intego iba irapfuye. Ku wa gatanu nyiri Radio 1 na Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles bakunze kwita KNC nawe yavuze ko Amavubi natsinda Maroc mu mukino wa kabiri wabaye uyu munsi bikarangira ari ubusa ku busa, ko nawe azatanga amadolari 100. Izi ntego zashyiriweho ikipe y'igihugu Amavubi zakiriwe bitandukanye na benshi, aho mu kiganiro Ten Sports cyiswe urukiko cya Radio 10 abanyamakuru bagikora bavuze ko bidakwiye ko ikipe y'igihugu ifatwa muri ubwo buryo. Bagaragaza ko hari abayitegera amafaranga badafite, kuko bazi ko ibyo bayisabye gukora bigoye cyangwa se bidashoboka. Umwe mu banyamakuru akaba n'umuyobozi w'ibiganiro by'imikino kuri TV10 na Radio 10, Karenzi Sam, yagize ati niba koko yemereye abakinnyi amadolari 100 gutsinda bakanganya, kuki atabahaye amadolari 50? Ntabwo dukeneye abantu bifotoreza ku ikipe y'igihugu. Ntako batagize, bateye amapoto, baritanze, nayabahe. Kuko none iki kinyamakuru gikomeza kibivuga, saba gusa bagaragaje ko intego zishyiriweho ikipe y'igihugu zidakwiriye, kuko hari n'umunyamakuru wihanukiye akavuga ko ni yegukana iri rushanwa azayiha miliyari y'Amanyarwanda nubwo atayitunze. Mu gihe umwe mu bagore bazwi mu Rwanda w'Imbabazi Shadia bakunze kwita Shadibu yavuze ko Amavubi nagera ku mukino wa nyuma azakuba amafaranga yatanzwe na Munyakazi na KNC inshuro 10, yatwara irushanwa akayakuba inshuro 20.
wahoze ari kapiteni w'Amavubi Mbonabucya Desire nawe yemereye Amavubi miliyoni 5 narenga amatsinda ya CHAN 2020. Yanenze bikomeye abanyamakuru ba Radio 10 batishimiye intego yashyiriweho ikipe y'igihugu. Yagize ati ariko se bavandimwe, no gutega bibaye inkuru ngo nuko umuntu aba azi ko bitazashoboka. Twebwe turashyigikira ikipe y'igihugu cyacu, twebwe mukabirwanya. N'ubu ndakibaza, muri ibiki? Mushinzwe iki? Intambara rero yatangiye kuwa kane. Mu kiganiro yarashe cyo kuwa kane, Kenisi yasubije abanyamakuru ba Radio 10 bagaragaje ko batishimiye intego yashyiriweho ikipe y'igihugu. Agaragaza ko batari ku rwego rumwe. Yagize ati ntimukanzane mu ntambara, sinaganira n'inkwavu ndi intare, sinaganira iby'abajenerali uri umusivili, ntiwaganira iby'amadolari ukirwana na nyiribyondo. Mu kiganiro Ten Sport cyo kuwa kane nabo bagarutse ku byatangajwe na Kenisi, bavuga ko ibintu byose bidaciye mu buryo bazajya babinenga. Bruno Taifa yagize ati twebwe ikintu cyose kidaciye mu mucyo tuzajya tukinenga, ubabara ababare. Hari numvise ngo njye sinavugana n'abakirwana na ba nyiribyondo. Ubwawe nawe nturihaza, uracyakeneye kurya, urabona ko inzara ikurimo. Ubwawe nturigenga ngo utangire gukora icyo ushaka. Iyo wihagije ukaba ufite abakozi, ntuwirukana kubera amafaranga, ariko uracyasubika amasezerano y'abakozi bawe. Hari abantu bita inkirabuheri. Inkirabuheri burya nizo usanga zifite amatiku. Ubwawe banza urye. Uyu munyamakuru gusubiza Kenisi yagize ati hari abantu bita inkirabuheri. Inkirabuheri burya nizo usanga zifite amatiku. Ubwawe nturihaza, uracyashonje, bwaki uracyayifite mu magufa, banza urye. Hari abantu bamaze kwihaza batanga inkunga batabanje no kuvuga. Shadibu yantangiye ubuhamya nashakaga kandi bwageze kuri ba nyirabwo. Nyuma y'iminota mike iki kiganiro kirangiye, abanyamakuru ba Radio 10 mu kiganiro One Sports Show basubijanyije n'aba Radio 10 bagaragaza ko ibyo bavuze biciriritse ndetse bakwiye gusaba Imana ubwenge. Urebye ahangaha habayemo guterana amagambo cyane, ni inkuru ndende tutavuga yose akanya, ariko wenda reka tugaruke ku bantu batanze ibitekerezo. Hari uwitwa Wise Kiki kuri inkuru turi kubona ku Gihe, yagize ati yasubije uwitwa Aime ibyo avuga. Kuri izi nkuru cyangwa se kuri aya magambo akomeje kugaragara hagati y'abanyamakuru, harimo abantu batanze ibitekerezo. Nk'uyu tubona witwa Kiki yasubije witwa Aime ku gitekerezo aratanze, yerekana yuko abanyamakuru bakoze amakosa. Yagize ati Aime, ibyo uvuga ntabyo uzi, icecekere. Ikipe ya Leopard muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bayitegera, ahubwo bayishimira imaze gutsinda, nk'uko Moise Katumbi yabigenje abahereza $1, naho mu Rwanda abakire bifotoza mbere ya match, bigatuma abakinnyi bakinana pressure bagatsindwa. APR yategewe amafaranga kuri Gor Mahia irakubitwa 4-3. Rayon Sport yategewe kuri Leopard inganya 2-2. AS Kigali itegerwa kuri KCC birangira 3-1. None Amavubi yategewe kuri Maroc.
ikigaragara ni uko Radio 10 yamaze kubitahura ko atari byiza gutegera ikipe mu kuri kwayo bibabaza bamwe, niyo mpamvu ikunzwe cyane. None abaje vuba mu mupira bayifite ishyari, babuze ababumva. Ese kuki abo batanga amadolari batayatanze banganyije na Uganda? Uwitwa noneho Emmy nawe yatanze ibitekerezo ku buryo burambuye, aravuga ati twemere ibi bikurikira: gutukana ni bibi, nta muntu wo kwitwa urukwavu cyangwa irindi zina rimupfobya. Intego ntibisaba kuba uri umuherwe, kandi tumenye ko intego ishobora no gutangwa mu byiciro. Radiyo yumvwa na benshi, si byiza kuyivugiraho ibyo wishakiye. Gutsinda Maroc birakomeye ariko birashoboka. Ibyavuzwe na Shadyboo si ukuri, kuko kubona miliyoni y'amadolari ku kazi kazwi ka Shadyboo byamutwara imyaka atazamara ku isi. Guhagarika abakozi biterwa n'impamvu zikurikira: ubushobozi buke bw'umukozi, disipurine nke, ibibazo by'ubukene, akazi kagabanutse. Kwemeza ubukene ko ari bwo bwatumye hirukanwa abakozi byakwemezwa na nyiri kwirukanwa cyangwa se kwirukana cyangwa se uwirukanwe ariwe ubitangaje, yarabibabwiye n'uwamwirukanye. Abanyamakuru beza baruzuzanya, ntibahangana. Urumva igitekerezo cya Emmy arerekana ko guhangana atari byo. Radio 1 na Radio 10 bakwiye gusaba imbabazi abakurikira, kuko bose barahemutse. KNC nka nyiri Radio 1 ntiyarakwiriye guhangana n'abanyamakuru ashobora no guha akazi, ibyo bimwicira CV. Ariko hagati aho ngaho, nyuma yo kugutangaza ibi, umudamu umaze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, Shadyboo nawe yagize ikintu avuga. None se ubu KNC arabahereza kimwe cya kabiri yayo yari yemeye, cyangwa kwari ugutwika gusa kumwe kwa Sadati? Ariko nyuma y'uko yaba KNC yaba Sadati bari bemeye ayo madolari 100 bazahereza Amavubi natsinda, noneho Shadyboo nawe yashyizeho umuhigo we, aravuga ati nubwo mwabonye ko harimo abavuze ko Shadyboo nawe ayo mafaranga atayabona bakurikije akazi akora, ngo akazi akora niwe kazi. Shadyboo yagize ati amafaranga Sadati na KNC batanze njye nzayakuba inshuro 20 Amavubi natwara CHAN 2020, nashyika kuri finale gusa ntatwara igikombe nzakuba inshuro 10. Ubwo ni ukuvuga ngo nawe none hari ukuntu avuze ko abica ku marenga, avuga ku magambo akunze gutera na hagati y'aba banyamakuru, avuga ati iyo Imana iza kubona ari byiza ko twese dutekereza kimwe, dukora bimwe, niko iba yaraturemye. None hari abantu yahaye ubwenge bagira ngo yababwiye guhitiramo abandi uko babaho. Abashaka kumenya iby'abandi ibyabo byarabananiye, ndabasuhuje mu kivandimwe. Ubwo rero murumva yuko izo ntambara zikomeje hagati y'abanyamakuru ba siporo kuri Radio 1 na Radio 10 zikomeje kugaragaza isura itari nziza hagati yabo. Rero kuba abanyamakuru ba Radio 10 barakoze comment uko bigaragara ko abantu bagenda bivuga mu buryo butandukanye, berekana ko kuba abantu baratanze igitekerezo ku Mavubi nta kosa bakoze, kuko nta hame rihari ritegeka abantu kumva ibintu kimwe.
Hakaba n'abandi bavuga ati abanyamakuru ntibakwiriye gutukanira kuri radiyo, ahubwo nk'abantu b'abagabo bagombaga guhura mu gikari bakabiganiraho. Kandi Sam Karenzi iyo ntambwe yarayiteye avugana Kenisi kuri telefone, ahubwo se kuki Kenisi nyuma byarangiye abigaruye kuri radiyo? Batanze igitekerezo avuga ati abanyamakuru rwose mureke kwitesha agaciro imbere y'abakurikira, ahubwo buri umwe yubahe mugenzi we mu kazi ke. Wowe se ku bwawe aho uri urumva byagenda bite? Abakunda Amavubi mujye muyashyigikira yatsinze cyangwa se yatsinzwe, niko abantu hano batanga ibitekerezo. Nta byo kuvuga ngo reka tubategere, kuko Amavubi n'Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda bagomba kubana nayo mu gihe cy'ibyishimo n'igihe iri mu kababaro, kuko muri siporo gutsinda no gutsindwa bibaho. Kandi niba koko mufana Amavubi ni muyitangire, mugire ibyo mwigomwa, yaba yatsinze yatsinzwe byose bibaho. Ariko mujye kuvuga muti twebwe nimugera hano tuzakora ibi, nimukora hano tuzagira gute, bikajya mu itangazamakuru. Rero ibyo bishobora, abantu basanga hari ibintu bishobora kugira, ni ukuvuga ngo bishobora gutuma abakinnyi bakina bafite pressure nyinshi y'ayo magambo yanyu mwumvishije mwashyize mu itangazamakuru. Noneho ariko nanone mugatuma ikindi kigaragara, bishobora gukorwa n'umuntu azi neza yuko bitari bukunde, ahubwo kugira ngo ayiyamamarizeho, izina rye rimenyekane, kurabishyira ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'izina ryawe, itangazamakuru, abandika, amaradiyo bagahaguruka bakavuga, ugasanga wa mugani nimba rutangiye kuzima, cyangwa se hari ubundi buryo abantu bagutekerezaga wayamamarije aho ngaho. Rero twese rero nk'umuryango wa siporo, ibintu byagombye gukemurwa mu bwumvikane no mu bwubahane, nta guterana amagambo, umwe yifashishije igitangazamakuru cye, cyane ko igikenewe ni icyubaka, kandi kikubakwa mu bwubahane. Ubwo rero uyu mwanya wo kujya tubagezaho amakuru yagiye avugwa cyane, yaba muri siporo no mu bundi buzima, amateka n'iki, Impamba TV izajya ikomeza kuyabagezaho. Murakoze, mukomeze kandi mujye mwibuka no kwanda kuri subscribe kuri channel yacu ya Impamba TV.